tuje imbere yawe, ashimwe tuje nshuti kuvuga imirimo yawe bakunzi ukora. bagusengerwa, tubahaye ikaze muri kano kanya abadukurikiye hano kuri cano gusengerwa. Imana ibahe umugisha. Nk'uko twagiye tubabwira ko tuzatubazanira abashyitsi batandukanye, uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi udasanzwe. Abantu benshi baramwifuje. Uyu munsi namubazaniye ngo abagize ijambo ry'Imana ni padiri wazutse. Iyo tuvuga padiri wazutse araza kubyisobanuriraho, ariko ngiye kumwakira arivuga amazina. Reka tubanze dusenge Imana muri kano kanya. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi. Tuguhaye ikaze na karibu muri uyu mwanya Uwiteka, nguze ubane natwe. Icyubahiro cyawe kiganze muri uyu mwanya. Dusengeye ijambo ryawe, dusengeye umukozi wawe kugira ngo umushyigikire, ujye kutugezaho ijambo ry'Imana hamwe n'ubuhamya. Mwemere kugira ngo umushyigikire, imbaraga z'Imana zimubeho, umwuka w'Imana amugote, icyubahiro cy'Imana kimubeho. Reka buri muntu wese uzumva iyi nyigisho, uzumva ijambo ryawe azahemburwe naryo, uzumva ubuhamya azahemburwe nabwo. Turakuraritse ngo ubane natwe, mwami mwiza. Reka buri muntu wese ahemburwe n'ijambo ryawe, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Karibu padiri, mukozi w'Imana. Murakoze mukozi w'Imana, murakoze kumpa kano kanya kugira ngo nsangize abakunzi ba gusengerwa ijambo nahawe. Ariko nk'uko amaze kubivuga, nagira ngo mbanze mbibwire kuri padiri wazutse. Amazina yanjye nitwa Fidèle Twagirumukiza, nkaba ndi umunyarwanda. Navukiye mu karere ka Ngororero mu Burengerazuba. Nyuma y'amashuri abanza niga amashuri yisumbuye i Nyanza, hanyuma ninjira mu buzima bw'abapadiri, ninjira mu iseminari. Abantu bajya bakunda kumbaza bati, ese ko kuri padiri nyapadiri, wabaye padiri? Ariko mu by'ukuri nibyo. Nize seminari, nyiga filozofi nyiga i Bukavu, hanyuma teoloji nyiga muri Kameruni. Nyuma mba padiri wungirije Regina Pacis murayizi hano i Kigali. Mpavuye njya mu Bufaransa muri paruwasi bita Barjol muri diocese ya Fréjus Toulon hafi ya Marseille, abahazi mwahamenya. Mpavuye njya muri diocese ya Butare, ari naho nasohokeye. Kuki rero padiri wazutse? Kuzuka, padiri ubundi iyo agiye mu gipadiri aba yitabye Imana. Imana iramuhamagara akavuga ati karame ndaje. Mu Kinyarwanda rero tuzi ko baravuga ngo kwitaba Imana ni ugupfa. Gupfa babyita kwitaba Imana. Ubwo rero abantu mu mvugo ishushanyije baravuga bati umuntu wavuye mu gipadiri cyangwa mu bihaye Imana, bakunze kubivugamo burage baganira bati padiri yarazutse, maseri yarazutse, furere yarazutse. Niyo mpamvu umukozi w'Imana nawe yavuze ati padiri wazutse. Nibyo rero narasezeye mu gipadiri, byabaye ngombwa ko nsezera. Ubwo abo tuzaganira bazakenera ubuhamya burambuye, nzagira igihe cyabyo cyo kubaganiriza. Ariko uyu mwanya nagira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Ubwo nyuma yo kuzuka ntabwo nataye Imana, nakomeje ubuzima bwa gikristo. Hanyuma nkaba mbarizwa mu itorero ry'Abangilikani muri paruwase ya Kimironko. Ubwo rero ijambo ry'Imana, umugati uyu munsi nzaniye inshuti z'ugusenga ni irihe? Nashakishije ikintu nabasangiza uyu munsi, ndasenga, hanyuma numva Imana imbwira ngo mbakangurire gushakisha Uwiteka mu mateka yanyu. Inyigisho y'uyu munsi iragira iti shakira Uwiteka mu mateka yawe. Nicyo kintu mbazaniye, iyo kado. Muvandimwe unyumva, muvandimwe nkunda, ntukajye kure, shakira Uwiteka mu mateka yawe kuko arahari. Amateka yawe kuva wavuka, Uwiteka agendana nawe, akorana urugendo nawe. Nubwo akenshi utamubona n'aya maso yawe, ariko burya bahari. Impamba rero nkuzaniye uyu mwanya igamije kugufasha gushakisha Uwiteka mu mateka yawe. Muti gute?
kubera ko mu gihe cyahise ndetse no muri iki gihe urimo n'ejo hazaza urebye neza usangamo ukuboko k'Uwiteka. Amen. Nagira ngo nguhamagarire gusubiza amaso inyuma, witegereze neza witonze, dore ko muri kino gihe cya COVID abantu bafite igihe gihagije cyo kwitekerezaho. Nagira ngo nawe ufate aka kanya witekerezeho, hari icyo uri buhishurirwe, urabona mu kuboko k'Uwiteka. Inyigisho rero uyu munsi nayigabanyijemo uduce dutatu. Agace ka mbere ndavuga nti Uwiteka yakuremye agukunda. Hanyuma agace ka kabiri karagira kati ukuboko k'Uwiteka mu mateka yawe. Hanyuma muri ako gace ka kabiri nibwo ndi bubanyuriremo muri make ubuhamya bwanjye n'uburyo nahuye n'Uwiteka naho yankuye kugira ngo nongere ngaruke mu murongo w'Imana. Hanyuma igice cya gatatu turaba dusoza tuvuga tuti ukuri kose Uwiteka agukomeyeho. Imana rero itugirire neza. Nagira ngo dutangire tuzirikana ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. Uwiteka yakuremye agukunda. Mwene data, Uwiteka yakuremye agukunda kandi agufiteho umugambi. Duhereye mu itangiriro tugasoma amateka y'Imana n'umuryango wayo, dusanga buri gihe Imana ariyo ya mbere, ifata iya mbere n'ubundi igatera intambwe mu gukunda muntu. Urwo rukundo rwatangiye igihe Imana yiyemeza kurema muntu, rukomereza mu kumucunguza umwana wayo. Nagira ngo dusome itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka aragira ati tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwene data, iyo dusomye amateka yo gucungurwa kwacu tubonamo urukundo rurenze imivugire n'imyumvire yacu. Uwiteka yakunze muntu kuva kimurema, kuva kimuhanga. Urwo rukundo rugaragara by'umwihariko mu buryo Uwiteka adatererana muntu na nyuma yo gucumura. Biratangaje. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yahise itegura vuba na bwangu gahunda yo gukiza ababakomokaho. Imana yahise itabara vuba, ntabwo yatinze. Ni muri urwo rwego yatoye umuryango wa Isirayeli, turabizi turabisoma, iwuhereza amategeko n'amabwiriza. Tubisoma mu gitabo cyo Kuva igice cya 20, tukongera tukubisoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 11. Iwuha abawuyobora b'inararibonye nka Mose n'abandi, iwutoramo abahanuzi n'abacamanza, kugeza ubwo yohereje n'umwana wayo bwite Yesu Kristo. Ibyo byose ni amateka yuzuye mu rukundo. Amen. Ni ukuvuga ngo ayo mateka iyo tuyasubiyemo y'umuryango w'Imana n'abantu, y'umuryango wayo n'Imana nyine, dusanga Uwiteka icyakora n'ugutabara. Niyo mpamvu iyo tugeze mu isezerano rishya tugasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana wera aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Iyo rero twinjiye mu ijambo ry'Imana nk'iri tumaze gusoma nonaha, twumva uburyo Uwiteka ari umubyeyi wuzuye urukundo, kandi ko kuri we nta muntu ubaho bitunguranye. Umuntu wese uza kuri ino si Uwiteka mufiteho umugambi. Ku Mana nta hazaribaho. Hazari no kuvuga nta gutungurana. Urugero nk'iyo twinjiye mu buzima bw'abahanuzi bagiye babaho muri ya mateka y'umuryango w'Imana n'abantu twumvise, dusanga ari henshi mbere yo kurobanurwa Uwiteka yibutsa umuhanuzi. Tubisanga urugero nabaha nko mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, aho Uwiteka abwira Yeremiya ati nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Ibyo tubisoma muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5.
Uwiteka na mbere yuko tugera mu nda za ba mama abazi ko tuzabaho adufiteho umugambi. Ibi rero bidutera ibyishimo, bikanadutera akanyamuneza, kandi bikadukangurira kumva ko Uwiteka dukunda kurusha ibindi biremwa byose yaremye. Aho iyo mpageze numva umutima wisimbizanya ibyishimo, nkumva naririmba. Uramutse umenya iryo banga ry'urukundo rw'Imana kuri wowe, ntabwo wakongera kwiheba muvandimwe, cyangwa gushidikanya ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Uwiteka arakuzi mbere y'uko uba urusoro mu nda ya mama wawe. Ni ukuvuga ngo ibi kubaho byose nta na kimwe kikubaho Uwiteka atakizi. Imana rero tugirire neza, kuko kuva uyu munsi nagira ngo umenye ko ukuboko k'Uwiteka kugendana nawe na mbere y'uko ubaho. Imana idufashe. Igice cya kabiri cy'inyigisho kiragira kiti ukuboko k'Uwiteka mu mateka yawe. Muvandimwe nkunda, uzirikanye bihagije urukundo rw'Imana mu buzima bwawe, wasanga amateka yawe afite igisobanuro gikomeye. Ayo mateka ni ingabire y'Uwiteka. Iyo dusomye ubuzima bwa Pawulo intumwa, yiwe yitegereje ubuzima bwe, arabureba ukuntu yabaye umunyabyaha, areba ukuntu yatoteje imbaga y'Imana, areba ukuntu yishe abakristo umusubizo, bwacya nawe agafatirwamo, nawe noneho akora bikomeye. Ariko arangije arebye ubuzima bwe, tubisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 10, aravuga ati ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mbukondi. Cyangwa mu yindi mvugo nk'abasoma Bibiliya ntagatifu, arandika ngo uko ndi kose mbikesha ingabire y'Imana. Imana itugirire neza. Uko ndi kose mbikesha ingabire y'Imana. Urebye amateka yawe usanga uriho kubw'Imana, ntabwo ari kubwawe. Ufite aho uva ukagira aho ujya. Igitangaje ariko nuko muri urwo rugendo, iyo usubije amaso inyuma ukitegereza igihe umaze, usanga atari ku mbaraga zawe. Ntabwo mbeshye. Imana idufashe. Usubije amaso inyuma usanga hari ukuboko k'Uwiteka kuguherekeza, kukakurinda aho uri hose. Haleluya. Bavandimwe, mu buzima busanzwe, iyo ugize ikibazo gikomeye, nibwo ushobora kumenya yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Buri ibigeragezo ducamo, ibikomeye ducamo, biratwigisha. Iyo utigeze uca mu bikomeye, biragoye yuko umenya ukuboko k'Uwiteka iruhande rwawe. Iyo ugeze rero mu bikomeye, nakurikiye ubuhamya, ndatanga urugero, ubuhamya bwa Mama Letitia. Mu buhamya bwe yavumbuyemo Uwiteka, mukurikira ugusenga rwa, mwumvise ubuhamya bwe uburyo bwubatse ababwumvise. Ariko ubwo buhamya si ugutanga ubuhamya ngo bugumire ku buhamya, ni ukugira ngo muri ubwo buhamya tubashe kuvumburamo natwe ku buzima bwacu ukuboko k'Uwiteka. Bene data bakundwa, iyo ugeze mu bikomeye, abantu muturanye cyangwa mugendana babona ibikubayeho gusa, nibyo bigaragarira amaso yabo, byaba byiza cyangwa bibi. Abandi bakumva ibikuvugwaho, hanyuma bakakugira ikiganiro, ndetse abenshi wenda bakakuryanira inzara. Bibaho. Abatazi icyo wavuganye n'Imana batawaha. Abandi batiyo bitewe n'urukundo bagukundaga. Abandi noneho inshuti nyanshuti zikaza zikakwegera, abatagukunda nabo bakakwishima hejuru, ndetse akenshi n'inshuti zikageraho zikarambirwa. Tuzamuba hafi kugeza ryari. Ibyo bibaho. Ariko icyo namaze kubona nuko Uwiteka akora umurimo wa, kandi we ntajya kurambirwa. Mfite murumuna wanjye witwa Ntirambirwa. Umubyeyi wanjye yaritegereje, aravuga ati abantu bashobora kurambirwa, ariko Imana Uwiteka mvuga uyu munsi ntabwo aturambirwa. Kabone nuko twa turi abanyabyaha gute, nta turambirwa, buri gihe aratwitondera, kuko abazi ko hazabaho igihe tukamugarukira, tugahindukira. Bavandimwe, twige kubona natwe ukuboko kw'Imana mu byo duhura nabyo, ariko by'umwihariko mu tuntu duto cyane tw'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nagira ngo mbabwire akantu gato ku buhamya bwanjye
nigeze nabayemo muri ubu buzima nyuma yo gusohoka mva mu gipadiri, nyuma yo kuzuka, hari ibintu nagiye mpura nabyo bituma nitegereza, mbasha kubona ukuboko kw'Imana, maze kukubona ndagucakira nti wa Mana we ndagufashe noneho ntuzancika. Ndetse ni muri iyo Mana namenyanye n'umukozi w'Imana Werarisi, tuba inshuti bitewe nuko twabanaga tugasangira ibyiza by'Imana. Reka rero mbabwire, ubwo nasezeraga mu gipadiri abantu bavuze byinshi cyane. Nasezeye ku bwende bwanjye, nafashe ibaruwa ndandika ndohereza nti njyewe ndumva mpamagarirwa ibindi. Nibyo kandi koko nahamagarirwaga ibindi kuko naragiye nshinga urugo, ubu mfite umugore n'abana babiri, Genesis na Gabriela. Ariko ubwo nasohokaga ntabwo abandi bari bazi icyo navuganye n'Imana. Amen. Burya Imana iravuga kandi iyo yakwigombye ntabwo yicika. Navuganye n'Imana, nge nari mfite ibanga mu mutima wanjye. Ubwo rero ibyo byose bavugaga, hari ibyo bambwiraga, hari ibyo bavugaga ntumva, ni byinshi kandi koko byarantangaje. Ariko nageze aho ngwa mu mutego, ubwo nanjye birambihiriza, numva koko ntaye umurongo. Bigera naho nenda no kureka Imana burundu, nkumva nayo ntikimenya, nkumva yaranyibagiwe. Byari bibabaje. Gusenga nabyo byageze aho bimbihira, nkumva nageze mu gikombe. Nanyura kuri kiliziya, nakumva padiri yigisha asoma misa kandi nari padiri, nkumva ndabihiwe. Nagera ahantu abarokore babyina, nkumva noneho mbihiwe kurushaho. Aho ngeze hose basenga ndavuga nti byiza nuko mba nduhutse nkabyihorera. Numva Imana nayo umenya nta n'ubwinzi sava. Ndatakara. Nageze mu gikombe cy'ubuzima bw'umwuka. Ibaze kuba warasengaga, wari padiri wasengaga, ugasengera abantu, ukabaha penetensiya, ukabaha umugisha, warangiza ugasubira inyuma ukabihirwa ukavamo, wavamo ukajya hasi noneho ntiwongere no kumva iby'Imana. Mushobora kwibaza uko byari bimeze. Tuzaganira mbaho ubuhamya. Ariko icyo nshaka kubabwira ni iki hano, nuko nanjye ubwanjye ibyo bavugaga byose nibwiraga ko bindangiriyeho, cyane cyane ko cyari icyemezo kitoroshye gufata. Bavandi, mwagize ngo kuva mu gipadiri biroroshye? Mwagize ngo ni ibintu byoroshye kuzuka? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye gufata icyo cyemezo, ikintu winjiyemo kiri umwana ukagikuriramo, ukamaramo imyaka irenga 10, warangiza ukandika ibaruwa ngo ndagiye. Abo mu gipadiri babyita ngo ni icyemezo cy'ububwa kubarimo, ariko uretse nko kuvuga uti mpamarirwa ikindi kintu ukijugunya mu kwizera, ntabwo wapfa kugenda. Abenshi buriya hari abatinya gusohoka, atari uko bakunze igipadiri cyane, ahubwo ari uko bareba ino si yo hanze. Niyo mpamvu atari icyemezo cyoroshye. Ariko ikintu cyantangaje ni kimwe, nuko Uwiteka Imana yacu itameze nk'abantu. Ntabwo yigeze intererana, ntabwo yigeze ivuga ngo warasohoze twari twarabivuganye. Oya, haleluya, Imana yambaye hafi, ubu niyo naje kuvuga uyu munsi. Amen. Amen. Imana rero tugire neza. Urugendo rwo kumenyera ubuzima bw'aha hanze ntabwo rworoshye. Abo mwari muri kumwe mwiganye segonderi usanga bararangije universite barafatishije, naho ukaza gutangira bundi bushyashya, ibyo byose biguca intege. Ubu umeze nk'umuzimu wagarutse ibuntu. Ni nayo mpamvu babita bazutse. Byose biragutonda. Aho uvuye baca umurongo utukura, kandi akenshi bakifuza kuceceka, ntiwongere no kuvugira Imana, kuko urumva uvuye mu gipadiri nyine. Abenshi baba basenga Imana, Imana itubabarire giceceke ntikivuge. Aho ugiye naho ni gahunda ya sinabyaye muri ino si murayizi muyibamo. Abakuzi bakuryanira inzara, na bamwe mu bo mu muryango wawe bagatinyuka kukubwira batudukojeje isoni. Kuko urumva kuba padiri ni ikintu gikomeye cyane, ni ibyubahiro muri sosiyete yacu. Na hano mu Rwanda turabizi, kwambara kiriya gishuru ukajya hariya uburi ikitabashwa, umuryango nawe ugira ishema. Noneho iyo babonye uvuyemo bati udukojeje isoni, genda ubaye imbwa, gatsindwe n'Imana. Noneho rero ibyo bintu byose
ugasanga ni iyo si uri kogamo, ugasanga biranababaje. Abo mwagendanaga bakaguha akato nk'uwinereye ntabwo byoroshye. Abo mwagendanaga, abo mwasangiraga ka gacupa ko mu gipadiri, abagukundaga kubera kuri padiri wambaye ikanzu, abo bose basigara bakureba nk'uwinereye, bakaguha akato nk'uri muri covid, nk'uwanduye. Wakwireba nawe koko ukabona uratangaje, mbega ibintu bibabaje. Ariko iyo weguye umutwe ukibuka ko mu ijuru hari Imana itandukanye n'abantu, amen, ukibuka ko iyo Mana igukundira ukuri, ndetse ikibuka ko wigeze kuyivuga, iguha imbaraga, ikavuga uti uriya n'uwanjye ntabwo azatakara, amen. Nagira ngo mbahamirize ko ntigeze nkorwa n'isoni, amen, kubera ko mu ijuru hari Imana ikagukundira, kandi icyo yakuremeye na wa mugambi nababwiraga ibigufiteho, ubwo uba uteye intambwe ikomeye, uba wabonye akanyenyeri, amen. Njya nkunda kuzirikana ubutumwa bwiza bwa Matayo, babahanga bagiye kureba kana Yesu kavutse. Muribuka ko kakoze urugendo kakagera ubwo gatakaza inyenyeri, ya nyenyeri yatakara, bakajya kuyoboza kwa Herode. Herode ati mugende mumurebe, noneho namwe ni mumubwire njye kumuramya, kandi yashakaga kumwica, murabizi. Barangije bagenda bataye ukwemera, bayoboye ibyo barimo, batese dusubira inyuma, dusubira aho twavuye mu burasirazuba. Ariko bagize amahirwe basohotse kwa Herodi, ka kanyenyeri karongera karabiyereka, kugeza ubwo bageze aho umwami Yesu yavukiye, amen, amen. Nuko rero bavandimwe, nasanze ikitwica mu mateka yacu, nanjye nasanze icyanyicaga mu mateka yanjye no mu bikomere byanjye cyangwa ibyacu duhura nabyo, nuko akenshi tugenda nk'ingurube twubitse umutwe. Icyo kintu, iyo shusho nagira ngo muyirebe. Akenshi duhura n'ibibazo, akenshi turakomereka, ariko tugenda nk'ingurube twubitse umutwe, ntabwo tuzi kwegura umutwe ngo turebe urumuri rw'Imana. Aho hantu harababaje. Tugenda nk'ingurube twubitse umutwe, tukarwana n'ayo mateka twanyuzemo, tukarwana n'ibyo bikomere dukurura inyuma yacu, maze abandi bavuga ngo urimbwa, natwe tuti yego koko turimbwa. Ntabwo turimbwa, ahubwo turi ibiremwa by'Imana. Tugomba rero kurwana, turwana twegura umutwe. Kwegura umutwe bitubera ihurizo, kubera ko dushengerera bya bintu twaciyemo bibi, bya bintu byatubabaje, bya bintu byadukomerekeje. Ibyo bintu dukurura ni ibyo bitwica. Uyu munsi ndakubwira ngo egura umutwe urangamira Imana mu izina rya Yesu Kristo, kuko nicyo kidukiza. Egura umutwe ureba inyenyeri, urakira. Niba hari umuntu mufitanye ibibazo, niba hari umuntu mwagiranye ibibazo mu mateka yawe, arakuzirikira iki? Uwo mugozi mu izina rya Yesu, hanyuma urangamira Imana, kuko yakuremye igukunda kandi ishaka kugukiza, amen. Urwo rugendo rero bavandimwe, kuzuka kujya mu buzima busanzwe nararukoze, n'amateka ruherekezanya bamo, ariko namenye ko Uwiteka ari iruhande rwanjye, haleluya. Ngirye aho avuga ngo nzagukenyeza nubwo utigeze kuwumenya, ngo kugira ngo uhereye iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyepfo n'amajyaruguru, bamenye ko hari Imana. Mu ijuru hariho Imana, kandi iyo Mana ari nayo itegeka iyi si. Nahise numva ahubwo ko nkwiriye kuzamura ishimwe, kuko Uwiteka atabaye kure y'amateka yanjye, amen. Ubu nkaba ndi umubyeyi kandi mbishimira Imana. Ndi umubyeyi, nabibabwiye, ndashima Imana, kandi mpagaze hano mvuga iyo Mana, haleluya. Niyo mpamvu niba iminota itanshiranye, iyo nibutse runo rugendo nagiye nkora, nkibuka nyuma yo gusohoka mu gipadiri ibyo naciyemo, nkibuka aho Imana yankuye ikangeza, buri gihe muri nge hazamukamo ya ndirimbo y'105 mu gakiza, iri ivuga ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi. Nkunda kuririmba cyane. Nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite,
hareruya nsigaye ndirimba Yesu. Ariko igitero cya kabiri kivuga kiti nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Ibindi mukomeze namwe muririmba aho muri kumva ubu buhamya n'iri jambo ry'Imana. Burya rero bavandimwe, habaho umunsi. Haleluya, habaho umunsi. Nagize igihe cyanjye cyo guhishurirwa ko Uwiteka akorera mu mateka yanjye. Ku Mana nta hazari nabivuze ibaho. Nta kintu na kimwe kibaho Imana itakizi. Namenye ko burya ubwo nafataga icyemezo gikomeye cy'ubuzima atari ku bwanjye, ahubwo ari ukuboko k'Uwiteka, ndetse bikaba n'umugambi wayo. Haleluya, amen, amen. Mwene data rero unyumva, navuga byinshi, ubuhamya bwanjye ni bwinshi cyane, niyo mpamvu ntabuvanzemo hano ngo mvuge bwinshi, ariko menya ko ibyawe byose Imana ibiruzi. Ibyawe byose nta na kimwe Imana itazi ku buzima bwawe. Nta nguni nimwe y'ubuzima bwawe Uwiteka atazi, kuva wavuka kugeza uyu munsi. Ntabwo ari imbaraga zawe, haleluya, ahubwo hariho Imana ikuzi kandi gukundira icyo yakuremeye. Nagira ngo nze kuguha kado, impamba. Uraza gufundura umaze kumvira ijambo ry'Imana, Zaburi y'139. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kuri byo nibwira. Iyo ni kado nguhaye. Iyi Zaburi ndetse n'izindi zose zisa nazo ni ubutumwa bwiza dusangirira kuri iyi channel, n'ubutumwa bwiza dusangirira kuri iyi channel bizakurinda kwiheba, bikurinde guhangayika, wumve ko ufite uwo gutura ibikomere byawe byose, ari we Yesu Kristo wagukunze kandi akakugura igiciro gikomeye. Muri Yohana 14 umurongo wa mbere, Yesu abwira abigishwa bati ntimugakuka umutima, nimwizere Imana nanjye munyizere. N'iryo jambo nkuzaniye uyu munsi nanone ryiyongera ku byo twavuze. Ntugakuka umutima, izere Imana, hanyuma wizere na Yesu, kandi urebe n'amateka yawe. Umwanzuro: ukuri kose Uwiteka agukomeyeho. Ubu ni wo mwanzuro. Nagira ngo dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice cya mbere umurongo wa 18. Uwiteka aravuga ati nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Amen. Muvandimwe rero, ukuri kose, waba wumva uri umunyabibazo, waba wumva uri umunyabyaha cyangwa umunyantege nke, Uwiteka akomeza kuguha agaciro. Turabizi neza ko Imana yacu ihora yiteguye gutabara no kwakira umuntu wese uyitabaje. Ijambo ry'Uwiteka rero rirakubwira riti nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Tinyuka ubwira Uwiteka uti ndashaka ko tujya inama uyu munsi ku buzima bwanjye uko bungana kose. Ubu rero ndangirije aha ngaha, mbifuriza kuryoherwa n'ijambo ry'Imana na gahunda zose zica kuri iyi channel, kandi mbabwira yuko iyi ni intangiriro. Nzabazanira na madamu kugira ngo muganire, ndetse dushimiye Imana, dushimiye uyu mukozi w'Imana. Ahasigaye Imana ibagirire neza. Reka dusabe umukozi w'Imana Werarisi asoze adusengera. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Tugushimiye ubuhamya twumvishije bwiza, kandi tugushimiye ijambo twumvishije riruhura umutima. Tugushimiye kuri Imana itaduta. Abantu bakibagirwa umuntu, ubu ntujye mwibagirwa. Uri Imana ibana natwe nk'uko wabanye na mwene data, ukabana nawe mu rugendo rutandukanye yaciyemo. Yaciye mu misozi itandukanye, aca mu mataba atandukanye, aca mu bigeragezo bikomeye, ariko wabanye nawe na n'uyu munsi uracyari kumwe na. Turagushimiye. Tugushimiye ko uyu munsi yazutse, akaba arimo avuga imbaraga zawe, avuga imirimo ikomeye. Reka buri muntu wese
ahari haba hari undi muntu ukeneye kuzuka, ahari haba hari undi muntu urusha uremerewe, turasenze ngo imbaraga zawe zimuzeho cyane. Ukurikiranira ijambo uwaryumvishije ahemburwe naryo, uwumvishije ubuhamya ye kwigunga. Ahari haba hari mugenzi we mupadiri, turazi kuba hari ari benshi, hari abatawe, hari abafite ubwo, ariko turasaba kugira ngo imbaraga zawe zikomeze we hafi umuntu wese ahemburwe nawe. Uri Imana itaduta, uri Imana iturinda, ubikomeye byose ducamo ukabana natwe. Nushimwe muhabwe icyubahiro. Fasha buri muntu wese wumvishije ijambo, kandi na mwene data waje guha abantu ubuhamya no kubabwira ijambo, umugisha utagabanije. Umwuka w'Imana akomeza mubeho, igitinyiro cy'Imana kimubeho, imbaraga zisumba byose zimubeho, kandi umuhagurutse arura abantu imitima, kuko muri kino gihe abantu bakeneye ijambo ryawe. Urakoze Uwiteka kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha.